turabasuhuje cyane amahoro y'Imana nabane namwe abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese Imana irabakunda. Reka tubabwire ngo harashari ibyinyo yuko giti catemwe cakongera kigashibuka. Badukurikirana kuri Mutuyimana Official, ngewe muri kumwe ni Mutuyimana Jacques Claude. Imana bahereza umugisha rero, reka tubararikira ibiganiro turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi batandukanye. Kuririkirana ikiganiro ukirangize kandi nje kukubwira ngo witinya kuko muri byose Imana ije gukora akazi mu rugo rwawe. Imana bahereza umugisha mu izina rya Yesu. Reka mbabwire ngo rero nurangiza kurikira ikiganiro kikarangira, subscribe irakenewe, comment ndetse na share, usharing ibiganiro byacu kukireba cya kwakirangiza. Ni ikomeye, subscribe ntuyibagirwe n'ibindi byose Imana igushoboje no kudutera inkunga biremewe. Imana bahereza umugisha. Muyizere Josiane. Yego Muyizere Josiane bakunda kwita Jose, tuguhaye ikaze. Imana ishimwe cyane. Yego reka utangire n'isengesho ganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Uwiteka mwami Imana turagushimye, turaguhimbaje, izina ryo rihabwa icubahiro. Uri Imana yacu bwite, data wa twese watumenye tukiri insoro mu nda z'aba mama, utumenye tutaravuka, tumaze gukura nabwo uracyatwitaho, izina ryo rihabwa icubahiro. Muri iki gitondo cy'umugisha twemerere tugushime kubera yuko bikwiriye, watwongereye iminsi yo kubaho, izina ryo rihabwa icubahiro. Warinze abavyeyi bacu, urinda inshuti zacu, turindira abavandimwe, izina ryo rihabwa icubahiro. Kuba waturinze ntabwo tukiranuka mwami Imana, ahubwo turabanyabyaha imbere yawe. Niyo mpamvu data wa twese tubyutse tuvuga ngo nyiribihe nutubabarire cyane, utwejesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yayandi yaviriye ku musaraba igorogota. Turasenze cyane mwami wanjye, abo warinze bose baragushimye, abo warengeye baragushimye, abo wongereye iminsi yo kubaho nabo baragushimye. Komeza wamamare ku buzima bwacu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha Jose. Amen. Wabimana yarinze mu ntiza amashi, tuyikurira ubwatsi irakarama. Abimana yarinze mu ntiza amashi, tuyikurira ubwatsi irakarama. Amen. Amen. Imana irakarama kuba yaturinze kubyuka no kuramuka, niyo tubikesha. Amen. Yego hari umuntu wanyandikiye message itinda kungeraho. Yandikiye saa moya z'umugoroba kuri WhatsApp. Noneho nje mbona yangezeho saa 8 n'igice z'ijoro. Ndangije mu gitondo mbyutse nyibonye, ndamaza ni se ko yandikiye saa 8 n'igice z'ijoro wari wabuze ibitotsi. Ahangije ambwiye ati yewe ati icyo gihe nari napfuye, ati uko message nazanditse kare cyari ikibazo cya network. Ni kibazo. Wari wapfuye? Yambwiye ngo nari meze nabi, nari ufite ibihe bibazo. Ubwo nibwo ambwiye ati nari napfuye. Ati sinone ko nari nsinziye nashyizweho ntazi yondi, Imana ibishaka sinaye kugenderako. Nukuri pe. Imana ishimwe ro kuba twaramutse turi bazima. Amen. Iyi mvura reka twugame. Ntacyo twakora kuko nukuvuga ngo hari igihe mujya nko gusenga, wenda urugero ni nko mu butayu, imvura ikaguteye ubwoba, nta munyamasengesho wugama. Kimwe nuko umusirikare iyo bamushize ku burinzi ntabwo atabandi ngagiye kugama, ahubwo acunganwa n'ico bamushiriye ku burinzi. Isaha ye yo kuhava yagera akagenda akabona bamusimbura. Nta munyamasengesho ujya kugama imvura yagwa uko yabimeze kose. Iyo uri gusenga imvura ikagwa, ubutegetswe gukora icyo uri gukora, ntabwo utegetswe kugira ngo uce isengesho kabiri ngo ugiye kugama. None nitwugame dukomeze dukora, nta kibazo. Twemereye Imana ko mu mvura tuzayikorera, no kwizuba tukayikorera, kandi tukayikorera twariye twanaburaye. Nuko biba bimeze. Imana ishimwe. Amen. Hashize nk'ibyumweru nka 2 hari tudaherukana. Yego. Sibyora? Nibyo. Amakuru ni meza. Mu rugo muraho? Mu rugo turaho turakomeye. Yego. Umurimo w'Imana bimeze ute? Umurimo w'Imana uri gukorwa nta kibazo. Biri kugenda neza. Rahira. Nukuri pe. Ikigaragaza ko biri kugenda neza se ni iki? Ikintu kiri kugaragaza yuko umurimo w'Imana uri kugenda neza. Hari abarwayi twagiye dusengana, bamwe bafite ibibazo byo mu nda, abandi imitwe iri kubarya, ariko abo bose bari kugenda bari kumpamagara, bari kumbwira bati Imana ikurimo ni yamamare, Imana yaradukijije. Yego. Ibindi hari bamwe nagiye mpanurira, niyo bagiye barampamagara bari kumbwira ko byasohoye.
wowe se ibyawe byutegereje wowe byarasohoye? Ibyanjye byo ntegereje hari ibyasohoye hari n'ibitarasohora ngitegereje. Yego. None se iyo wumvise iby'abandi biri gusohora ibyawe bitarasohora wumva umeze ute? Njye mba numva nta kibazo kuko ni ukuvuga ngo umuririmbyi niho haririmbye ngo niba uru wa 800 ntabwo byabuze Uwiteka gukurikiza nimero, ntabwo yabasha kukugira uwa mbere kandi uri uwa nyuma. ni ukuvuga ngo nanjye ngomba kurindira ibyanjye isaha yagera bigasohora nanjye nkashima Imana nk'abandi bose. Yego. Nta muntu wari wahanurira cyane katwivugiye ku mafaranga kuko niyo benshi dukunda ku mafaranga. Yego, ukamubwira uti Imana iguhaye amafaranga kandi wowe wayabuze. Bibaho cyane. Sha wabuze n'ijana ry'isabune yangiza ntanaguheho. Bibaho cyane. Hari no kubwira ati nsengera iki kibazo iki niki nigikemuka ngewe rwose nzatanga ituro ryo gushima Imana. Bati nge nzaguhamagara urumva byamara gukemuka ntazongere no kuguhamagara. Ariko aho ngaho ibyo nabyo ntago byakubuza gukora umurimo kuko hari abantu basenga amatakira ngo agasenga aruka afite ikibazo cyamara gukemuka ntazongere gusenga. Yego. None so wagiye ubaca amafaranga wabwira tuga ngo musengere urabanza umpereza aya mafaranga. Oya ntago bishoboka. Mu ngeso Yesu yantoje iyo ngeso ntabwo irimo. Icyakora cyari igihe dufite gusengana Imana ikambwira ngo uyu muntu afite ikibazo iki n'iki, mubwira agende ajye gushaka umukeka awuture nk'itura. Aho ngaho mpita mbimubwira nkavuga ati Imana iravuze ngo genda ushaka umukeka ugende mu nzu y'Imana uwutange abakozi b'Imana bajye bawicaraho cyangwa se abandi bantu baje gusenga Imana igira icyo ikora. Aho ngaho mpita mbimubwira yaba ari uwumva kumva yaba adashaka kumva akagenda akipfira. Yego. Umubwira se naho arawutanga? Oya ntago mubwira harawutanga ahubwo we n'umutima nama we umubwira harabikorera. Ntabwo se wamubwira ngo abari wowe wawuha? Oya da. Ibyo ariko nawe ahisemo kuwumpa nta kibazo ntabwo namubuze. Ndamubwira agakora ibimujemo akaba ari byo akora. Harya wakaniye ntitujye kugama imvura ko ibaye nyinshi? Reka twugameho gatoya turagaruka. Yego. Iri kugwa ariko ubu akazuba karavuye turagarutse uga ngo tuganire. Josiah karame ikaze nanone. Imana ishimwe ndahari nagarutse. Twabonye yuko imvura ibaye nyinshi. Yego. Tubona yakomerera nabi. Nukuri yamerera nabi kandi nta nagapira mfite ko kwifubika. Ariko wihanganye pewa wihanganye nk'iminota igera muri 7 Imana igomba. Imana ishimwe. Yego. Uvuga iki ku bantu bahamagara umuhanuzi kugira ngo abasengere bamara gusubizwa ntibazongere kumwiteza? Abo ngabo nabagaya. Nahita mbashira mu ntuze mu cyiciro cy'ababandi basenga bari gusaba Imana ngo Mana dukorera ibi nudukorera ibi tuzakomeza tugusenge ariko nyuma Imana yamara kubibakorera bakayivaho. Yego. Nukuvuga ngo aba bantu turabagaya cyane kubera yuko ntabwo baba bakunda n'Imana. Nukuri. Kubera yuko ubundi tugomba gusenga Imana tubabaye twishimye yahindura amateka itayahindura tugomba guhora duhozaho. Turi gusenga Imana tugasenga Imana duhozaho nta karuhuko. Yego. Uvuga iki se ku muntu uhanurira ukamubwira ibyo Imana ikubwiye ariko wamubwira iti rambwiye ko wakoze iki cyahihane yarangiza agahita guca amazi ntiyihane? Buriya rero reka nkubwire umuririmbyi umwe niwe wavuze ngo gukorera Imana nugukomeza amaboko ntunyeganyege. Abo ngabo duhura nabo mu buzima bwa buri munsi. Abantu bo muri iyi minsi ubabwira ibyo Imana ivuze aho kugira ngo bumve ko ari Imana ivuze bakumva yuko ari ngejo zuvuze cyangwa se undi mugenzi wanjye. Ibaza yuko hari n'umuntu ubwira ngo ihana ibi nibi yarangiza kumva aravuze ngo ibyo se ngo ko ntabizi. Niba atabizi Imana yo ibi bivuze iri kubireba. Ahubwo abantu bo muri iyi minsi bashaka kurusha Imana kureba. Ariko bakubwira ngo ntabwo abizi n'ubundi atabimenye. None se Imana yo ibibizi. None se Imana twebwe imenya imenya ibyo tutazi hanyuma yo yarangiza ikabitumenyesha. Yego. Nuko biba bimeze. Yego.
ni ukuvuga ngo rero niba Imana ikubwiye ngo ibi n'ibi byaragucumuje bigutandukanya nanjye, hari umuntu uvuga ati ntabwo ndi kubyibuka, ariko nyuma ukumva aravuze ati yo Imana imbabarire nari narabyibagiwe, ariko Imana ishimwe ko yongeye ikabinyibutsa. Rero iyo bimeze gutyo, aho ngaho nk'uwo muntu iyo uhuye n'umuntu umeze gutyo, uhita ubwira Imana ngo Mana mbabarira, byibuze umpe n'ikimenyetso kimwe gusa iki kintu yaba yarakorewe ari umwana cyangwa se we yaba yarakoze ari nk'umwana. Imana igahita ikubwira ngo mubwire nka gutya, wamara kubimubwira akavuga ati ibyo ngibyo byarabaye. Akavuga ati se none ushingiye hehe uhakana yuko ibi ngibi Imana itabirebye? Yego, ntawe wibuka gutyo winangiye nyuma Imana ikamuha ikimenyetso cy'ibyamubayeho kera, kumva ntimuhamunaziranye? Ntabwo ari umwe kandi si na babiri, abo ngabo duhura nabo buri munsi. Yego, hari n'igihe wenda bitewe n'ibibazo umuntu aba afite, abona yuko bitashoboka gukemuka, wenda afite nk'ubwihebe bitewe, akavuga ati se byibuze n'ibi ngibi kwera Imana yabikora, ariko aho ngaho kugira ngo mwemeze yuko ari Imana iri kuvugana nawe, musabira ikimenyetso kimwe cya simusiga, nkabwira Imana ngo Mana gira icyo umbwira kimwe muri ibyo byamubayeho, kugira mbashe kubimubwira byibuze agire kwizera. Nkamubwira ngo iki ni iki kikubera ikimenyetso cy'uko ari Imana ivuganye nawe. Nta kimenyetso wibuka wigeze uha umuntu nyine? Se buriya hari umuntu umwe nigeze mpa ikimenyetso, urumva nyine twarasenze, ni wa muntu utarumenyereye ibintu by'amasengesho ngo amenye ngo Imana irondora umuntu gute, namubwira ibintu akambwira ati se ibi n'ibi ko ntabizi. Ndangije ndamubwira nti ariko buriya ugeze aho ngaho, yari umuntu w'umugabo. Ndangije ndamubwira nti ugeze aho ngaho ntabwo wigeze ugwa muri tuwarete? Urumva ni ikibazo. Arangije yari ari kumwe n'umugore we, arangije ahita avuga ati sha naguye muri tuwarete, hari umwana wo kwa data wacu wari uguye muri tuwarete, mu cyobo cya tuwarete nyine, manukamo ngiye kumukuramo, nanjye manukamo nikubitamo, twese tugwiramo rimwe. Aravuga ati ibyo ngibyo byo ndi kubyibuka. N'umugore arangije aravuga ati ibyo ngibyo byamubayeho. Ndangije ndamubwira ni kuko ngewe hari igihe mba ndi guhanurira umuntu, hari n'igihe Imana ibiri kumpa ibimenyetso runaka kugira ngo mbashe kukubwira message yawe neza. Ngewe ntabwo manura Imana itarakumpaho ibimenyetso bifatika, kugira ngo mbashe kumenya yuko ari Imana iri kumbwira, kuko Satani nawe agira amajwi, Satani nawe arongorera. So nkahita nkubwira nti ibi n'ibi. Ikimenyetso cya mbere niba nge nawe tutagihuriyeho, ndongera mbwira Imana ngo Mana mpa ikindi kimenyetso, kugeza igihe Imana irampa ikimenyetso ugize gute uzi neza wiboneye n'amaso yawe, narangiza nkabona kukubwira message yawe, nkakubwira ntigenda amahoro y'Imana bane nawe. Yego, nawe akavuga ati rwose pe Imana iri kugukoresha. Yego, uvuze ibyo ngo na Satani ajya avangira abantu. Yego, byigeze bikubora avangirwa? nyine burareka nkubwire, hari ukuntu nk'umuntu wenda urugero sibyo, hari igihe waba ufite nk'umwana w'imfura, urumva ari umuhungu, Imana ikakubwira ngo mubwire ngo uriya mwana we w'umuhungu mukuriyeho urupfu. Noneho Satani agahita gucunga urangayeho gatoya, agahita agakubitaho umwana w'umukobwa mu yereko. Urumva ubwo aho ngaho utabanjije wasobanuza Imana neza, wavangirwa hatabaye Imana, cyangwa se ngo habe imbaraga z'Imana. Yego, aho ngaho uhita wongera ugasenga ukabwira Imana ngo none Mana ko hari umbwiye umuhungu uyu mukobwa aje ati, ikakubwira ngo nge nakubwiye ngo mubwire ko uyu mwana we w'umuhungu mukuriyeho urupfu. Aho ngaho uhita umenya yuko Satani yaratangiye kukwibeka, warangiza ugahamagara Imana ugasenga ukambara imbaraga. Ese ubundi igihe cyiza wumva ko waba uri mu mwuka ku buryo byakurinda kuvangirwa ni nka ryari? Ni urugero gutya kuba wasenga hari abantu bari gusakuza hirya yawe ntibyakurogoya? Bishobora kuba byakurogoya, ariko biterwa n'imbaraga zawo ukuntu ziba zingana. Hari igihe ushobora kuba wasenga nk'abantu wenda bari kukurogoya, ariko nyine iyo uri kumwe n'Imana nta kintu cyatuma uvangirwa. Kandi abantu bari gusakuza iruhande rwawe ntago bagukura mu nge navuga Imana pe. Navuga Imana neze kuba bari abibereye mu byabo batuma ntavuga Imana uko imbwiye, nta nubwo byatuma ntumva ijwi ry'Imana.
ubu no mu isoko umuntu akaguhamagara, Imana yakubwira ibye, Imana yambwira ibye. Ariko kubamba ndi mu isoko tuba duhura n'abantu benshi batandukanye, ntabwo najya gusengera umuntu ngo Imana irambwiye ngo iguhaye ibi mu isoko, aho ngaho Imana naba ngiye kuyikoza isoni. Ahubwo nakubwira ati ndi mu isoko, mu mwanya muto hari ahantu ngiye kwihengeka, umpamagare nkubwire, kubera yuko kukubwira ibyawe hari n'ubatishimiye kumva ibyawe. Yego, abatishimiye kumva ibye ubwo oya, hari umuntu ubatishimiye ko kumva ibyawe. Nk'ubu wenda urugero, nshobora kuba ndi nko mu isoko, urumva, niba ndi kumwe n'umurozi, uri kubyumva neza, ampagaze uruhande, akubwira ngo Imana ngo ikurinze abarozi, Imana igize gutya, akoresha ibi n'ibi kugira izo mbaraga z'umurozi zikuveho. Ubwo uri kumva umurozi nawe tuba turi kumumenera ku mabanga y'Imana, kandi aba adakwiye kuyumva. Tuba turi kumugaburira ibiryo adakwiye kuryaho. Yego. None se bije ntago wabimubwira? Bije gute? Ari nk'umuntu turi kuvugana ndi kumusengera, oya mpita muha gahunda nkamubwira nti nyuma y'iminota iyi n'iyi uze kumpamagara. Ntabwo wabyibagirwa si ibyo Imana yari yakubwiye? Oya, ndi maso ntabwo nakwibagirwa, kereka ndangaye bikagenda, ariko urumva ntabwo nabibazwa. Ariko ndi maso ntabwo bishobora kugenda. Mwibera mu yindi si. Kwibera mu yindi si. Ariko bisaba imbaraga nyinshi cyane zitoroshe cyane, bisaba imbaraga nyinshi cyane zitoroshe, kuko nuko uvuga ngo niba wenda ndi gusengera nk'umuntu runaka nkabasha kumubwira ibye, ntabwo biba byaje gutyo ngo nicare gusa ngo bya bindi biraza. Hari imbaraga bintwara, nshobora kwiyiriza ubusa, narangiza nkasenga nkabwira Imana ngo Mana nkora ku maso ngire icyo mbasha kubwira ubwoko bwawe. Ariko ibyo uri kumva ntasenze, ntiyirije ubusa, ibyo byose ntabwo byaba. Yego. Kadufata umwanya rero tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Byaba ngombwa tukinjira mu ijambo ry'Imana, kubera yuko ijambo ry'Imana rirarema. Ariko ndagira ngo mbwire abantu bose badukurikiye, mbazaniye ijambo rivuga ngo guma ku mugongo w'Imana. Haleluya, haleluya. Ndimo kubwira ubwoko bw'Imana ngo bugume ku mugongo w'Imana, kuko uri ku mugongo w'Imana ntacyabasha kugusubiza inyuma. Uri ku mugongo w'Imana umurozi ntacyo yagutwara. Uri ku mugongo w'Imana urushako rubi rwaguhesha ibyiza. Imana yarangiza ikagira ibyo ihindura mu ruhande rwawe. Ndetse uri ku mugongo w'Imana ufite uburwayi ntago bwakwica, nta n'icyo bwagutwara. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo izemera ko bitugeraho, ariko ntacyo bizadutwara. Uri ku mugongo w'Imana ibigeragezo bikubaho, ariko ugakomera. Ibibazo bikaza bikakwitura hejuru, ariko warangiza ugakomera, kubera yuko uwamenye Imana wese ibibazo acamo nibyo bituma akomera. Imana nitugirire neza. Rero tugiye gusoma amagambo ari muri Yesaya 21. Turahera ku murongo wa 11 n'uwa 12. Ngaho dusomere mu izina rya Yesu. Yego, Yesaya ibice 21. Umurongo wa 11. Some mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya ibice 21 umurongo wa 11. Yego. Ibihanurirwa Iduma. Ngibihanurirwa Iduma. Hariho umpamagara ari Seyiri ati wa murinzi we ijoro rigeze he? Haleluya, haleluya. Woya ngo haruri kuguhamagara ari Seyiri, ngakakubwira ngo wa murinzi we ngo ijoro rigeze he? Wa muvuga butumwa we, wa muhanuzi we ngo mbese ngo ijoro rigeze he? Uwiteka arabajije ngo mbese ijoro rigeze he? Ese kusenga ukiyiriza ubusa? Ese aho ngaho amakuru y'ijuru waba uyazi cyangwa yuzi n'ay'isi gusa? Ese Imana iri kukubaza ngo none ko nagushiriyeho kuba umurinzi w'ubwoko bwanjye, none ijoro rigeze he? Komeza. Wa murinzi we ijoro rigeze he? Ngo wa murinzi we ngo ijoro rigeze he? Umurinzi aramusubiza ati Ego. Bugiye gucya kandi bwongere bwire. Nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muzi. Haleluya, haleluya. Ngo umurinzi wari uri maso, umuhanuzi wari uri maso, umuvuga butumwa uri maso, ngo yaramusubije ngo haleluya, haleluya.
haleluya ngo bugiye guca ngo kandi bwongere bwire ngo nimushaka kubaza mubaze nimuhindukire muze. Haleluya. Ndi kubwira ubwoko bw'Imana ngo nibubaze Uwiteka bigishoboka, kubera yuko nubwo tugize amahirwe bugaca ariko ngo bugiye kongera kwira. Ese ubwire nibugufata nta makuru y'ijuru ufite, aho ngaho uraba uri mu kihe cyerekezo? Ubwire bw'ubusambanyi nibugufata, ese urabwira Imana ngo iki? Ese kuretse umurimo ubwire bukaba bugufashe, ese Imana kiri kubaza umurinzi ngo ijoro rigeze, urayibwira ngo rigeze? Imana nishimwe cyane, Imana nidutindeho. Dusomere Yesaya 46 uhere ku murongo wa 3 ugeze ku wa 5. Yesaya ibice 46 guhera ku murongo wa 3. Ego. Mutwe w'amagambo uravuga ngo bisuzuguza ibigirwamana. Ngo bisuzuguza ibigirwamana. Abo barinzi bisuzuguza ibigirwamana. Ese ko Imana iri kubabwira ngo ko bugiye kwira, ese ubwo bwira nibubafata biragenda biti? Ko barangije kwisuzuguza ibigirwamana, Imana ikaza bamwe ikababaza ngo mbese ijoro rigeze he? Abandi bagaceceka ngo ntabwo tuzahana ijoro rigeze. Imana ikabaza ngo mbese none ko ndi kubashaka nkababura, ngo mbabwire ibyaha ijoro rigeze. Bamwe Uwiteka akababura, bisuzuguje ibigirwamana, abandi bisuzuguje ubusambanyi, abandi baravuze ngo Imana iravuze kandi itabatumye. Baravuze ngo hari aho bahuriye n'Imana kandi nyamara Imana ntaho yigeze ihurira nabo. Mbese ko bugiye kwira bugaca bigeze hehe? Ese bimeze biti? Ese bigeze hehe ibyanyu? Ese ubwo busambanyi bwanyu mwabureka ko bugiye kwira? Mwareka kwisuzuguza ibigirwamana. Nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe. Ngo rata ngo nimunyumve ngo mwanzu ya Yakobo mwe. Babarinzi babaye maso, babarinzi Uwiteka yabajije ngo ijoro rigeze he, bakabona icyo bamusubiza, batabuze icyo bamusubiza. Babandi Uwiteka yaje akavuga ngo bakozi banjye narabitegereje ntibamuhunge. Abo ngabo ni Uwiteka avuganye nabo nonaha. Namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese. Ngo namwe ngo abarokotse bacitse uburozi, babandi babwiye uburozi ngo mwaburozi mwe ntaho mwatugeza turabaretse. Babandi bavuze ngo kuraguza ntaho byatugeza turabiretse. Babandi bavuze ngo ubusambanyi ntacyo bwatumarira turaburetse. Babandi bahisemo gukurikira Uwiteka. Nimwumve icyo Uwiteka avuganye namwe nonaha. Abo nahetse mukiri mu nda nkabateturura mukivuka. Ngabona hetse ngo mukiri mu nda nkabaterura mukivuka. Nkabageza mu zabukuru ndiwe. Ngo Uwiteka akaba yarabagejeje mu zabukuru ari we. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Ngo muzarinda imvi zanyu z'uruyenzi Uwiteka akibaheka. Niko Uwiteka avuganye namwe. Natangiye ndi kubabwira ngo mbazaniye ijambo rivuga ngo guma ku mugongo w'Imana. Iyo uri ku mugongo w'Imana amakubi yaje Uwiteka arayagukingira. Ariko nyamara ngo Uwiteka avuganye namwe mwebwe muri ku mugongo w'Imana, ngo mwebwe yahetse akabatarura mukiri mu nda z'abanyoko. Nyamara iyo Uwiteka atabaterura mukiri mu nda z'abanyoko, abarozi ntabwo bari kuborohera. Nyamara izo inda zanyu ba mama wanyu babatwite zari kuvamo. Nyamara byari bigoye bikomeye, ariko Uwiteka yarabateruye kugira ngo muzabone icyo muvuga uyu munsi, kugira muzavuge gukomera kwe, kugira ngo umunsi azababwira ngo narabateruye mutaravuka. Ngo muzarinda imvi zanyu z'uruyenzi ngo nkibahetse, kugira ngo Uwiteka nababwira ngo muri ku mugongo wanjye muzabashe kubyumva neza. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Oya ngo Uwiteka ngo niwe waremye, ngo kandi ngo niwe uzaheka, ngo niko kazabaheka kandi azajya bakiza. Gahunda mugume ku mugongo w'Uwiteka, kubera yuko haleluya mubyeyi yaguheka nyamara akaruha akagushira hasi. Nyamara umuvandimwe wawe yaguheka yarangiza akavuga ngo bawigiye yuri kumvuna. Ariko iyo Uwiteka yaguhetse arakomeza akaguheka. Iyo bishatse Uwiteka araguheka ukaguma ku mugongo we. Ariko Imana y'amahoro nishimwe cyane.
mwampwanya nande twahwana kandi mwanshushanya nande twasa. ngo mbese iyi Mana twayihwanya nande bahwana, ngo kandi ngo twayishushanya nande ngo basa. Ese ninde washushanya agasa n'Uwiteka? Ese ninde mu bakomeye wafata warangiza ukavuga ngo uyu ni umugira neza ukamurutisha Uwiteka Imana yawe? Imana ni yamamare cyane, data wa twese natugarukeho. Ariko ibyo bigirwamana ntabwo byaturutira Uwiteka, izo nzoga ntabwo zaturutira Uwiteka. Ndagira ngo mbwira abari mu bitagira umumaro, ndagira ngo mbwira abari mu bidatunganye, nibave mu byaha byabo bajya ku mugongo w'Uwiteka, kuko uwicaye ku mugongo w'Uwiteka hagirira amahoro, uwicaye ku mugongo w'Uwiteka habonera umugisha, kandi ku mugongo w'Uwiteka niho tubonera gukira, ku mugongo w'Uwiteka niho tubonera abana twarababuze, ku mugongo w'Uwiteka hatwishyurira amashuri, ku mugongo w'Uwiteka haturerera abana. Imana nishimwe cyane. Dusomere Kubara 23. Kubara 23 umurongo wa 19 wonyine. Imana ishimwe. Imana si umuntu ngo ibeshye, ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo kandi ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze. ibyo yavuze no gukora ntizabikora. ngo mbese Imana ngo ibyo yavuze ngo no gukora ngo ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. ngo mbese ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Haleluya, haleluya. Abantu batinze mu busambanyi, bategereza Uwiteka baramubura, batinda mu kuroga bategereza Uwiteka baramubura, ariko nyamara ntibarakare kuri ibyo byaha byabo ngo baze bagarukira Uwiteka bigishoboka, ngo baze bagarukira Imana bigishoboka, ngo bareke gusinda kwabo, ahubwo abantu bashaka kugira ngo Imana ibabwire ngo ibagiriye neza kandi batari kuva mu byaha byabo. Ijambo ryaravuze ngo maze Imana ibwira uyu muntu iti ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ese Imana yaguha ubwenge ukiri mu rugo busambanyi bwawe? Imana nitugirire neza. Hari benshi Imana yasezeranyije ko ibagiriye neza, imaze kubabwira yuko ibagiriye neza, ibahereza ibyo bifuzaga byose, barangije Uwiteka bamuharikisha kuroga, barangije baharikisha Uwiteka gusambana, barangije baharikisha Uwiteka kujya guharika abagabo b'abandi n'abagore b'abandi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba Imana yarakubwiye ngo nzakugirira neza ukiri ku gasambi, warangiza ineza y'Imana ntuyitegerereze ku karago ngo upfukamusenge, warangiza ukajya kuyitegerereza mu businzi, warangiza ukajya kuyitegerereza muri warayi, uzategereza Imana uyibure. Abenshi bagiye gutegerereza Imana mu kuroga, umurozi arashaka kumva icyo Imana ivugana nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nushaka ko Uwiteka kubwira ibyawe azabikubwira, ariko nyamara uzabitegereza ubibure, kubera yuko washeshenze Uwiteka ukigira umukiranutsi, nyamara nta gukiranuka ufite. Washeshenze Uwiteka wigira umuntu w'umugira neza, nyamara kugira neza kwawe ntako. Uzategereza Imana uyibure. Nishaka izaba yarakubwiye ngo abana bawe nzabarinda, ahubwo nutava mu bibi byawe bazapfa bashire. Nushaka Imana izaba yarakubwiye ngo ndakubakiye, ariko nutava muri ibyo byaha byo guca inyuma umugabo wawe, uzategereza Imana uyibure, ahubwo ibyo byaha byawe nibyo uzapfiramo. Imana nitugirire neza cyane. Kadusenga Imana kubw'ijambo ry'Imana. Mana data turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umuhigi kandi riravumbura. Ijambo ryawe data wa twese ni inkota ityaye, iyo rihinguranyije mu mitima y'abana b'abantu, bamwe barahinduka, abandi bagahindishwa umushitsi n'ijambo ryawe. Mana data wa twese, nsengeye ubwoko bwawe bwagumye ku mugongo wawe, bwirinze kubesha, bukirinda gusambana, bukirinda kuroga, bukirinda data wa twese kujya gupfumaguza mu bapfumu. Ubwo bwoko bwawe ndabusengeye, bwa bwoko bwaguhereje imitima yabwo, warangiza ugaturamo, bukagutuzamo, bugakura mu mitima yabo ibitagira ishusho. Ayiwe yewe Yesu, bwarangiza bukaza bukagutuza mu mitima yabwo. Ubwo bwoko bwawe ndabusengeye,
reka data umubyeyi wagumye ku mugongo wawe akeneye urubyaro urumuhe. Reka Uwiteka umukobwa wagumye ku mugongo wawe akeneye umugabo amubone. Reka Uwiteka umugabo wagumye ku mugongo wawe akeneye akazi ukamuhe. Reka data wa twese ubwoko bwagumye ku mugongo wawe bugafasha abababaye, bugafasha imfubyi n'abapfakazi, bukambika abadafite shinge na rugero. Mwami ndabusengeye kugira ngo uhire imirimo y'intoki zabo mu izina ryawe data wa twese. Ndatura umugisha mu bihugu byose, abantu bose badukurikiye bafite ibibazo bitandukanye cyane iby'amadeni data wa twese, abo bose nubishurire kubera yuko ugira neza, kubera yuko ushoboye byose. Nsabiye umugisha bakwiriye umugisha mu izina ryawe nubahe, mu izina ryawe data wa twese. Hari abari bihebye mwami ngo barahanuriwe biratinda, hari abari bihebye ngo wababwiye yuko uzabagirira neza, ayiwe bava mu byizerwa. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ntabwo uri umwana w'umuntu ngo ubeshe, ngo nta nubwo uri umwana w'umuntu ngo wicuze, ngo icyo wavuze ngo no kugikora uzagikora, ngo icyavuye mu kanwa kawe no kugisohoza uzagisohoza. Reka aba bantu bari bihebye babona yuko birangiye, babona yuko ari wowe mwami wanjye wababeshe. Oya, ntabwo ujya ubesha Kristo, ntabwo ujya ubesha, ntabwo uri nk'umwana w'umuntu. Tumenye neza yuko icyo wavuze no kugisohoza ukwiye kugisohoza. Nsengeye ubwoko bwawe rero bwari bucitse intege ku bw'amasezerano, ndabusengeye kugira bukomezwe nawe. Reka ubwambike imbaraga, uhindure ibihe bibi kuri bo. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Amen. Amen. Mukozi Imana iguha umugisha. Reka tugusabe utange nimero waba yafashijwe azaguhamagare mufatanye gusenga. Ego, nimero yanjye ndi gukoresha muri iyi minsi kumpamagara no kuri WhatsApp ni 07 200 938 64. Niyo Imana ibaha umugisha, tuzongere gusubira bari mu mashimwe mu izina rya Yesu. Amen.